Uwo muntu uri kubona kuri screen zawe ushobora kugira ngo ubwo ni uburwayi afite, ariko waba wibeshye. Uwo muntu uko nguko ameze niwe wabyigize, ndetse arumva amerewe neza kuba ameze gutyo, nta kibazo bimutwaye kuko arumva atewe ishema nabyo. Muri ino video tugiye kurebera hamwe bamwe mu bantu bagiye bihindura nk'inyamaswa kandi barahoze ari abantu bazima. Urakaza neza kuri Menya TV show, aho uzajya uvana amakuru y'umwimerere. Icyo usabwa wewe ni ukora subscribe aho munsi kugira ngo utazongera gucikwa n'indi video iyo ari yo yose ifite amakuru utavana ahandi. Uyu mugabo dutangiriyeho bamwita Tom Leopard, ngo gusa abenshi bamuzi ku izina rya Leopard. Uyu nawe ni umwe mu bantu bafashe amafaranga yabo atagira ingano kugira ngo bajye kwihindurisha bimwe mu bice byabo by'umubiri, ndetse banishushanyeho ngo base nk'inyamaswa bakunda. Ngo ubundi uyu mugabo ngo yavutse nk'abandi bana bose, nta kibazo yari afite mu mikurire yiwe, gusa we ngo yumvaga akunda iyi nyamaswa imeze nk'ingo bita Leopard, kano kaba mu ishyamba kazi kwirukanka cyane, ngo yumvaga agakunze. Mu gukura kwiwe bitewe n'ukuntu yumvaga akunze kano kanyamaswa, yafashe umwanzuro wo gusevinga amafaranga angana n'ibihumbi 200 kugira ngo yihindure nkako. Akimara kuzuza amafaranga ibihumbi 200 by'amadolari, asaga hafi miliyoni 400 z'amanyarwanda, ngo yagiye kuba bishinzwe bamubaga ibice by'umubiri wiwe, ndetse banamutera tatuwaje ku mubiri wose kugira ngo ase nk'inyamaswa imeze nk'ingwe yirukanka mu ishyamba. Gusa uwo mugabo ngo ni Tom Leopard, ibyo ntabwo byari bihagije gusa kumubaga ndetse no kumwandikaho kugira ngo yumve asa nk'iyo nyamaswa 100%, ahubwo we yafashe n'umwanzuro wo kujya kuba ahantu mu ishyamba kure kugira ngo yumve yisanishije neza neza nk'iyo nyamaswa 100%. Uwo mugabo ubu tuvugana amaze imyaka igera kuri 20 aba muri cave kugira ngo yumve ngo yisanishije nk'iyo nyamaswa 100%. Yafashe ibihumbi 200 by'amadolari, asaga miliyoni 400 y'amanyarwanda, kugira ngo bamubage ibice byiwe by'umubiri, ndetse banamwandikeho ku mubiri ngo ase nk'iyo nyamaswa ijye kumera nk'ingwe. Ngira ngo mwese murayizi ya nyamaswa isa nk'ingwe izi kwirukanka cyane. Ibyo gusa ntabwo byari bihagije, ahita afata n'undi mwanzuro ajya kuba mu ishyamba muri cave kugira ngo yisanishe ngo niyo nyamaswa. Ngira ngo umve uyu mugabo uburyo ateyemo. Ku mwanya wa kabiri turasanga umugabo wo mu gihugu cya South Africa bita Tsepho. Umugabo gusa ngo we uburyo yahindutsemo inyamaswa si ukuvuga ngo yatanze amafaranga cyangwa se ngo yarabishakaga, ahubwo ni ibintu byamubayeho kubw'icyaha kiwe yakoze. Ngo uyu mugabo ubundi mu gace yari atuyemo yarazwi nk'umugabo wakundaga kunywa inzoga, wakundaga abagore, wagiraga irari. Uyu mugabo rero yabengutse umwe mu bagore b'umuturanyi wiwe, nuko mu kumuwenguka bararyamana. Nyine mu kuryamana umugabo w'uwo mugore abimenye biramurakaza, niko gufata umwanzuro ajya kuregesha wo Tsepho. Tsepho rero mu kubyuka mu gitondo yabyutse asanga igice kiwe cyo hepfo cyose cyabaye nk'impyisi, atakiri umuntu, atagifite amaguru nk'ay'abantu, ahubwo yabaye nk'impyisi. Ngaho ngo niwe muntu wa kabiri wahindutsemo inyamaswa kandi yahoze ari umuntu, nubwo wenda atabishakaga, ariko nawe ni umwe mu bantu bahindutsemo nk'inyamaswa kandi atabishakaga. Ku mwanya wa gatatu turasanga umugabo bita Eva Timothy. Ngo uyu mugabo yakundaga Dragon akiri umwana, ngo yewe na filime akenshi yakundaga kureba wasanga zinganjemo Dragon, ngo ndetse ikirenzeho n'ibikinisho yakundaga gukinisha akiri umwana wasangaga byose ari bya Dragon. Rero uyu mugabo akimara gukura, akimara kugira ubwenge nyine nk'umuntu umaze gukura, yafashe umwanzuro kugira ngo ajye kwihindura nk'inyamaswa bitewe n'uko yayikundaga. Yagiye yibagisha ururimi rwiwe, nuko yishushanyaho nyine nka Dragon, amaso ye wateramo ibindi bintu, ndetse yishyirishaho n'amababa kugira ngo yumve neza neza ameze nk'inyamaswa yakundaga, kugira ngo ase nkayo 100% yumve atekanye. Uyu ni umugabo nawe wihinduyemo Dragon ngo bitewe n'uko yayikundaga. Ku mwanya wa kane turasanga ngo umukobwa wo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo bita Joseline, ngo bita n'ukuntu nawe yakundaga ipusi cyane, ngo yahoranaga nazo, nawe nyine akiri umwana nizo nyamaswa yumvaga yabana nazo, yakundaga amapusi cyane. Nawe rero akimara gukura yafashe umwanya ibice byiwe byose by'umubiri ashaka uburyo ngo abihinduramo nk'ipusi. Kugira ngo witegereze ku minwa yiwe, witegereze ku maso yiwe, yagerageje uburyo bwose ngo bamubaze ku buryo ajya gusa nk'ipusi. Yavuze yuko ngo ibi bintu byamunejeje, ngo kuba asa nk'ipusi, ngo nta kindi kintu muri ino si ya Nyagasani ngo kimunezeza, ngo kubona yo yirebye mu kirahure ngo akabona asa nk'ipusi, ngo nicyo kintu kimunezeza kurusha ngo ikindi kintu icyo ari cyo cyose kuri ino si. Niko ubwiwe yitangarije.
Ku mwanya wa gatanu ari nawe wa nyuma turasanga umugabo uturuka mu gihugu cy'Ubufaransa bita Ted Richard. Ngo uyu mugabo nawe yakuze yumva akunda izi nyamaswa zo mu bwoko bwa gasuku, izi ngizi zisubiramo amajwi y'abantu, ngo yakuze yumva zikunda, ngo bitewe nuko ari inyamaswa ziturije, zigira umutima mwiza, ngo yewe zigira n'ubwenge, zifata buri kintu cyose rimwe vuba. Yabonye yuko ngo ari inyamaswa ifite ubwenge, rero nuko gufata umwanzuro avuga ati bitewe nuko iyi nyamaswa nyikunda ndetse nkaba ari inyamaswa ifite ubwenge, ndumva nshaka gusa nkayo. Ati nakwifuje yuko Imana yakandemye nk'inyamaswa, ati ariko reka nshaka uburyo ntisanisha nk'inyamaswa. Niko nawe gufata umwanzuro ajya kwikora ibyo ngibyo agira ngo urimo kumubona kugira ngo ase nk'inyamaswa yo mu bwoko bwa gasuku. Umugabo nyine nawe ngira ngo urimo kumubona uburyo yigize karasa nk'inyamaswa, arumva atekanye bitewe nuko asa nk'inyamaswa yakundaga akiri umwana. Ngaho nguko abo ngabo nibo bantu bagera kuri 5 bagiye bafata imibiri yabo bakahindura nk'inyamaswa, ngo bitewe nuko bakunda izo nyamaswa. Ikibazo nanjye mbaza ni iki ngiki: ese hari inyamaswa waba ufite wumva wakihindura nkayo? Ni inyamaswa wumva ukunze ku buryo wumva wasa nkayo? Duhurire muri comment.